Mu masaha nimugoroba nibwo uyu mubyeyi yagiye guhaha mu isoko ryo mu Rusisirishagasha mu murenge wa Gihundwe. Icyakora abagenzi be barebye imiterere ye bamubwira ko agomba kujya yambara umwenda w'imbere, batangira kumukubita kugeza bamugize intere nk'uko nyir'ubwite bisobanura n'abamutabaye. Njyewe narinje guhaha noneho nari maze kugura inyanya hari yamaze kugura n'uruboga nge kugura n'ibindi bintu noneho ngeze hari aho bacururiza avoka uriya mugore munini uhacururiza nimba ari we mama Samata nimba rinde abarambwiye tese wagiye wambara ikariso namubwira tese gurukucyaka himbaka nambaye ubusa basi ndaguheneye ugira ngo mbwira ngo nge nambara ikariso arangije abisubiramo inshuro nyinshi none ngiye kubona mbona yatsingiye none amaze kutsingira ubwo ngubwo hari undi mugore wambaye ishati ya makarokaro uri gucuruza avoka abanyatsi wa mama Samata akinga ingumi nyinshi bose bamburira uko bari gucuruza amavoka ngewe nuko mwandenganura banyambitse ubusa bangubitaguye ingumi nyinshi bakuziza ngo nuko utambaye ikariso baziza ngo nuko ndambaye ikariso ibyo se ubundi byabarebaga ntabwo mbizi mwambariza ibyo bamboye nashidutse abantu barwanye atambuka umuntu w'umugabo abajyamo hagati abakiranura noneho bakazavuga ngo ntabwo ngo yambaye ikariso tudukora baje kubakiranura nta muntu bire ko yakabara kose mu burenganzira ariko ntabwo ni hohoterwa bamukoreye. Uyu mubyeyi bari kumurenganya pe kuba yari yambaye ipantaro yiwe aje guhaha ntago bari kumufata ngo bamuhohotere mwaka kagenda kumufata umubyeyi nk'uyu nguyu bakamwambura ubusa ni ikibazo gikomeye. Ubunini bwiwe bamuhora kwambara uko ari ni uburenganzira bwiwe ntago bagakwiriye kwambara ipantaro ni ikibazo. Babaje cyane birababaje mwumve ko ibintu bitubabaje. Hano none impagaze kuri no kuntenere ubwo mbona abantu barafatana mbonye bagiye kumukubita urushyirwa mu maso ngiye kumukiza nge sinamenye wandi yamenye. Icyakora bamutabe bavuga ko kwiye guhabwa ubutabera kuko ngo yahohotewe cyane ko umuntu yambara icyo ashaka. Agaciro bakamurenganura bakamuha n'ijambo bamumwabuze. Uyu mubyeyi mumusabira uburenganzira bwe kandi bamuha agaciro kiwe bamwambuye ubusa ku musozi mu isoko. Umuyobozi w'akarere ka Rusisi nayo Fanuel avuga ko guhohotera umuntu atari byiza, cyakora akabasaba ko iyo byananiranye bagana inzego z'ubuyobozi iki kibazo cyabo kigakemuka. Ntabwo ari iby'u Rwanda ubundi abanyarwanda abaturanyi babeshwaho no kubana no gusabana. Mu gihe habonetse icyo batumvikanaho si no kuba mama gusa no kubana ndetse no ku bantu bakuru habaho kuganira no gukemura amakimbirane mu bwumvikane. Inama nkuru rero iri ku zindi ni uko igihe cyose habonetse icyo mutumvikanaho amakimbirane hagati y'abantu ntabwo wayarinda ariko icyo dukora ni ukuvuga ngo ni gute twayakemura nta cyangiza. Niyo nama nkuru iri ku zindi kandi abanyarwanda twageze kuri byinshi bikomeye ku buryo habonetse icyo tutumvikanaho mu muryango abantu batuye no gusanga inzego z'ibanze ni ingenzi cyane kugira ngo dufite abajyanama b'ubuzima dufite inzego z'abunzi dufite abavuga ari kumvikana hirya aho dutuye abo bose ni inzego zashyizweho kugira ngo zifashe abantu gukemura amakimbirane bitabaye ngombwa ko bahurwa. Icyakora bahoteye umubyeyi BTN TV yamenye ko bahise batabwa muri yombi. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi. Aba baturage baza gusura abarwayi babazaniye ibyo kurya mu bitaro bya Shyira biherereye mu murenge wa Shyira w'akarere ka Nyabihu baravuga ko bagemurira abarwayi babo hanyuma amasaha yagenwe yo kwinjira yagera bakabuzwa kwinjira cyangwa se hagakora ikimenyane abandi bagasubizwayo. Ikibazo dufite nuko tugemura no ku bitaro bya Shyira ibiryo dukabyiriza mu muhanda biri kujamo n'imicucu y'imodoka. Hano niko bibaga nuko tugera hariya kuri nuza aho twinjirira baganga ko twinjira ibipaniye byose singibiri n'ibikoma byose twabizanye. None se twaje ko twagemuye hano muri Vunga ahandi twaja ni hehe ahandi bari kutwohereza ni hehe ibyo byumiye hano ubwo rero ndi kubona hano hantu rwose hatunaniye hari ikimenyane gikabije.
uretse kubuzwa kwinjira ngo batange amafunguro baba bazaniye abarwayi, aba baturage baranavuga ko hari n'ubwo bahutazwa n'abasekirite baba ku marembo y'ibyo bitaro. Iyo tugemuye hano baradukubita, ibyo bintu rwose biraturambiye, ibi bintu byo kuza kugemura bakadukubita birakabije. Bakaba bagukubise nk'inkoni gusubira inyuma n'indembo nta nkoni bafite ikaze ngo bakoze imyitozo bamaze muntu bagiye mu mahugurwa. Mu gihe mvuze nireka amagarare nonda umurongo akaraga inkoni, undi bari kumwe w'umubyeyi bafatanyije akazi niwe uvuze ngo subira inyuma ugende. Ndangije ndazana abantu bari kureba nja kwicaraho. Aba baturage kandi baranavuga ko iyo babujijwe kwinjira ngo batange ibiryo baba bazaniye abarwayi babo, ngo hari ababura uko babigenza, bamwe bakabisubizayo abandi bakabiriraho bakabigira impamba, dore ko ngo abenshi baba baturutse kure. Raje umusekirite watwirukankanye aratubwira ngo nimubyirire ngo cyangwa mubisubizeyo. Twabiriye da ibindi turabisubizayo, none se twabigenza gute? Ngubu kubera ko baturutse na kura benshi atetse ubu ngubu none ko dushonje tukaba tugiye tutaninjiye turabisubizayo. Mu byifuzo by'aba baturage barasaba ko gahunda yo gusura abarwayi muri ibi bitaro bya Shyira yanozwa neza, maze bakareka kujya bahutazwa cyangwa se ngo babure uko bageza ibiryo ku barwayi. Niho kugemura bitemewe twicare mu rugo nituze no kugemura. Nese nk'ubu saa munani ko zigeze ndagera iwacu ujyana sindageraho saa 12. Bakatubwira yuko kugemura bitemewe tukajya tubasanga iwabo mu rugo. Umuyobozi w'ibitaro bya Shyira Dr Mukantwaza Pierrette avuga ko hari uburyo ndetse na gahunda byashyizweho ku bijyanye no gusura abarwayi, bityo ngo n'ababagemurira bakaba bakwiye kubyubahiriza mu rwego rwo kwirinda ko byateza ingaruka. Ibyo twasabye abaturage ni ukujya ibihe mu miryango, hakagira abagemura mu gitondo, hakagira abagemura saa sita n'abagemura nimugoroba. Mu kwirinda iki? Mu kwirinda ko ibiryo bipfa ubusa, ariko no kuzana ibintu bitari ngombwa, no kwirinda ibibazo bishobora kuvuka bitewe n'uko abantu benshi bahuriye ku murwayi umwe. Hano mu by'ukuri hano umuntu tuba dushaka ko aharira, kuko ni ahantu haba indwara, ni mu ndwara, hari indwara zandura. Hano tuba dufitemo abarwayi barwaye igituntu, tuba dufitemo abarwayi barwaye uburwayi butandukanye. Ibyo rero nibyo twabasabye, nibajye ibihe haze abaje bagemuye koko bangana n'umubare w'abarwayi dufite, kandi nanone kubera ko amasaha azwi, ikindi tubabwira dufite igikoni gifitemo gaze, turavuga ngo aho bishoboka nimuhahe mutekere hano, nibwo twizeye umutekano w'ibiryo mugaburira abarwayi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu, umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Simpenzwe Pascal abinyujije mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru wa BTN TV yagize ati: turakomeza gukurikirana ko uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwa kandi na gahunda z'ibitaro zo kubitaho zikomeze zigerweho. Aba baturage baba bagemuriye abarwayi babo mu bitaro bya Shyira baba baturutse mu turere dutandukanye turimo Nyabihu, Ngororero, Gakenke, Muhanga, Musanze n'ahandi, ariko ngo hari ubwo bamwe basubizwayo badahaye abarwayi amafunguro babazaniye, bagasaba rero ko uburyo bwo gusura abarwayi muri ibi bitaro bwanozwa. Gaston Nirembere, BTN TV. Muri iyi nzu imwe ureba hano bariba, urumva niho babika bakadepoza abacuruza, bafite amasoko bajyanamo, bafite abo bakorera n'ababakoresha. Nicyo kigaragara cyo. Nibe bikoresho mwasanze mu nzu? Harimo matera, harimo ibyo bishyimbo, ibigori, amasuka wabonyemo za majagu, hari imyenda, amabaga, amatungo, ihene, igare, inkoko. Bantwara inkwavu zirenga 20 nzifatira mu isoko zimwe, ariko uwo nazifatanye ntago bigeze bavuga bati reka tujye kumufunga tumuhe igihano nibura 10. Bampaye ubukwavu 6 mu nkwavu yari yanyibye, mbona ko bamurengeye. Ni nyuma yo kuzengerezwa n'abajura, abaturage batuye mu mudugudu wa Gitega mu kagari ka Nyamatete mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo baraye bafata abajura babazengereje, bafatira ibikoresho mu nzu y'umuturage witwa Jackson, harimo imyaka, amatungo n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri iyi nzu imwe ureba hano bariba, urumva niho babika bakadepoza abacuruza, bafite amasoko bajyanamo, bafite abo bakorera n'ababakoresha. Nicyo kigaragara cyo. Nibe bikoresho mwasanze mu nzu? Harimo matera, harimo ibyo bishyimbo, ibigori, amasuka wabonyemo za majagu, hari imyenda, amabaga, amatungo, ihene, igare, inkoko, kashipa. Ibaze noneho bageze no kuba kashipa iri ku nzu bakayihanurayo.
ukibaza ubujura barati cash powers mubazi zo hejuru bandikamo imibare bakagura umuriro yego zirahari ndetse na cash powers imirasire nazo zirimo turabazi uyu mugabo uri hano yimutse ava mu Gikomera ari umujura uwiwanjye babona bitekemwa bashoreranya ari benshi bagiye gukora inama yabo uwiwanjye ahamagara abayobozi ati muze tujye gufata bariya abantu tubaza uriya mugabo abantu acumbikiye muri iriya nzu umubare wabo abayobozi babica amazi umugabo nawe arambwira ati reka niryame ngewe nkoresha uko nshoboye njya kubwira abaturanyi ati mwirarire twatewe nuko byagenze nta mahoro dufite hano muri Rwikiniro ibintu byaratuyobeye natwe twumvisha bari guhuruza tuza twirukanka ibisambo tubisanze harabyicaye bari gusohora bino by'iyi myenda n'aya mavuta n'imiceri umva bajengereje abantu umwana ugasanga aryamye bakamuterura ku buriri bagahirika abantu bakabakura ku buriri bakaryama nuko rero tubibonye ubwo muri iki gitondo izi saa 10 hari umugabo wo mu isoko mu isantere bita Nizeye tugiye kumva ari gutaka ati bamutoboreye inzu n'imashini n'ibyacuruzaga n'ibitenge byose ubwo aba bahungu nibo babisanganye babirukanseho ariko kuza bagakingura ino nzu bakabisangamo baraye bari gufata abajura iri joro byari byakomeye abajura baratuzengereje n'ubundi banyibye amavuta nanjye ndi gucuruza barayanyiba abajura baratujengereje rwose nimugire uko mutugenza aba bantu abandi babacitse ahubwo n'ababibira aba barabatuma bakajya mu nzu z'abantu ibikuru by'ibisambo byabo byabacitse n'ibikoresho byari biri mu nzu bakaza bagapangura iduka bakarijyana ni imyenda n'imiceri n'amavuta n'inkoko n'inkwavu n'ibigori n'ibishyimbo n'amatungo nayo arimo n'imashini n'ihene nazo zirimo abajura ntabwo twari tubazi baratujengereje umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimbogo Bwana Musonera Emmanuel aganira na BTN TV nawe yemeza iby'aya makuru ariko nanone akomeza agenera ubutumwa abaturage. Iyi operasiyo ijya gukorwa twayitwetewe no gutaka ko abaturage bari bamaze kwibwa na polisi na bagenzi b'inzego z'umutekano bajyayo barakurikirana. Iyi operasiyo rero ituma hafatwa ibyo bikoresho mwabonye uko mwari kuri tere. Nyuma yo gufatwa rero ibibonywe ba nyirabyo birasubiranwa, ibitabonyewe ba nyirabyo inzego za RIB uko rero zifite mu bubasha zirabibika kugira ngo ba nyirabyo baboneka zizabibahe. Ubwo rero babikoze nabo bakekwa barafatwa bajya kuri RIB bakaba barimo gukurikirana. Biriya byaturutse gutungwa agatoki n'abaturage kuko ni uburyo babivuze bakeka ko bazi ko ari inzu zikunda kwijyanwamo ibyibwe. Urumva ubuyobozi bwa polisi zino nzego zishinzwe umutekano gupfa kujya ku nzu gusa imwe bagasangamo biriya bintu ntabwo ari ikintu cyoroshye kuko bari bahamagawe n'abaturage bazi amakuru yaho kuko bageze barayibona kandi ubwinshi bwabyo mwayibonye byari byinshi leta n'agaciro k'amafaranga menshi. Ubwo rero babonye ko nta n'urundi rwego rwagiwemo ahubwo basanze iyo nzu aribyo bibitsemo gusa kandi abaturage rwose ubona ko banabivuze bafite inkomoko y'ibyari bisanzwe biba banakeka bituma ibintu byabo biboneka bitewe n'uburyo bahanahana amakuru ku gihe. Ubutumwa nabwira ko wenda bitewe n'uburyo baba bayivuzemo ariko hari ibyo ugiye nk'umuyobozi ntashobora kwemeza nk'umuyobozi ngo mvuge ngo ushobora bahangayikishije kuko dufite inzego z'umutekano zimukurikirana. Iki kiba cyabayeho rimwe mu mwaka, rimwe mu mezi 6 kikaba ntabwo ahita ugaragaza ko ari ukuri koko cyane. Icyo ngicyo cyo gukurikiranwa tukaba byabayeho tukaba twanafashe n'ababikoze n'ibyindi bikaba byagaragaye
nabyo bikaba ari bimwe mu bitatuma nemeza ko ubujura buhangayikisha abaturage, ahubwo gusa nabaha ubutumwa bwo kugira ngo bajye batangira amakuru ku gihe byabaye tubakurikirane, tuzabashe guca n'ibikomeje gututumba muri ubwo buryo. Yego. Abandi barabizi ko niyo bayaduhaye tubatabara, murabizi ko benshi bagiye batanga amakuru y'inzoga z'inkorano zagiye zigaragara mu kubagirira nabi ku buzima bwabo. Twagiye tubikurikirana ngira ngo uyu munsi bagenda bashima ubuyobozi n'inzego zibishinzwe z'umutekano ko tugenda tubafasha kandi bakagenda babona ingaruka nziza ku mibereho yabo. Ndumva rero ubutumwa ntabwo ari ugutangira amakuru mu gihe, kandi nkanababwira ko tubashyigikiye kuko niko kazi kacu dufite mu nshingano zo gushyira umuturage, kuko umuturage niwe tubereye ku ruhembe kugira ngo nabashe kugira ubuzima bwiza natwe tubone amahoro yabo arambye. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yakubukaga aha, aba bajura bari bamaze gufatwa, bari bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Ndi Mukama Jean d'Amour, iyi ni BTN TV Rwanda mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda.